Nimutabare rwose. Mubarariye. tuvuye n'iriya hirya dusaze biri kuriduka iriya hirya ari umugezi gusumba uri kubosha n'inyabesa ziri abashinzwe ubutabazi bw'ibanze bose bahagurutse inzego za polisi minaroke aba ministeri ishinzwe ibiza kandi ku rwego rw'abayobozi bakuru no kuvuga ngo nk'umuyobozi mukuru wa polisi ndimo ndamusanga hari aba ministeri ng'ibizo ministeri nkubwiye bari mu nzira bose barimo baraza abandi bahageze ndetse no mu biro bya Perezida wa Repubulika urwo rugo ngo ntiwamenya n'ahantu rwari ruri ku buryo hameze nk'ikirutu kugira ngo babakuremo byari ibibazo ubwo rero twari tuhahagaze twumva n'ibindi biracahinda tuje turi kwiruka bakuru b'igihugu guverineri wa hano nawe arahari mwanabonye ko mwana atangiye kuvugana kare mu gitondo nubare inzego zose zahagurutse ahubwo icyo dusaba nuko inama ziri gutangwa zigirwa abagezweho n'ibyo biza zigirwa n'abari aho biri kubera bitarabagera ariko ejo bishobora kubageraho inama bari bubahe bagomba kuzubahiriza saa 9 n'igice z'ijoro ujya kumva yakomba numva intuze nkangura turitse mu guturika ubwo mu guhaguruka igiti kibacangezeho mu buriri igitana kireguka ubwo rero nubwo umugore n'abana ubwo bahise basohoka baragenda ubwo nje nsigira ndi kugira utende kugwana ku bantu baruhamye twaruhuye abana babiri hasigaramo abandi babiri bapfuye murahara oya inzu urabona imeze kuri awayamamo biza byaje bituruka ku ikice hejuru kirakemuka kikubita hasi birangije kwikubita hasi umuhanda urifunga urabona hepfo imirima yagiye ibiti nabyo biri kumanuka biri kwikubita buri kanya mbese ubwo urumva dufite ikibazo aha hepfo abantu bari gukora ubuse muraryama musinzi reka twajyama duti ntabwo twajyama urarara uhagaze muzere niyo kuri duhagaze da gute none kwaje ahe ndi byoroshye dore nje nagiye narigiye kunyerera hari umugore ahubwo waguyemo hariya barabamutafari yaguyemo babamukuyemo hano go mu ndebe ibintu byakaze hano habaye haridutse nyine inkangu yose yamanutse funga umuhanda niba bakubwiye bati ahantu uri ejo hashobora gutenguka inzu urimo ejo ishobora gusenyuka nta kuzuyaza ugomba kuhava tugiye kubanza guhumuriza mbere na mbere abagizweho abagize ibyago kuko guverinoma mbere yuko itanga n'ubutabazi bwihuse kandi irimo irabutanga ni uguhumuriza abaturage by'umwihariko abari muri aka gace kagize ibyo bibazo ndetse n'abaturage bose mu Rwanda kuko nk'uko n'abashinzwe iteganyagihe batubwiye kuko no kwezi imvura izaba nyinshi ni ukuvuga ngo n'aho abantu bahegereye ntabwo bashobora gusubira muri ayo mago kandi noneho urebye n'imyaka yose yagiye mbese kubera ko n'abayobozi nabonye n'abandi bayobozi bahageze ni ukureba uko mudukorera ubuvugizi
namwe amaso yanyu ari kubaha uko ibintu byifashe. Twe ntabwo dutuyeyo kuko twahuruye tugiye kureba aho hantu habaye ibyo bintu. Ubwo rero abantu bariyoho ntabwo baharara, natwe aha turi dufite ubwoba tutinuriye imisozi n'ubundi iruhuruka. Ibi biri kumanuka ntiwareba nakangari yirugura abantu bose bavuye mu mazu basohotse n'ibintu byabo mbese amazi hose no ruguru guzuye nta muntu uri mu nzu. Ntabwo bararyama. Nta kuryama n'ukwezi kwashira bataryamye uko hameze nabi cyane. Yageze nka saa 9:40 twumva umusozi uraturitse nkaho twagizeho duhunge dusanga byatugezemo. Ubwo dusanga n'umuturanyi wanjye byakubise ku nzu bigarukiraho, ariko umuturanyi we inzu yabyaje bimutimba, inzu ararengerwa, twarakuyemo abantu babiri, abandi babiri bapfuye, tubari bamaze gupfa. Iyo ibintu byasenyutse gutya abantu bakenera aho kuryama, abantu bakenera ibiribwa, abantu bakenera imiti yibanze, ibyo byose rero guverinoma irabikurikirana imiraho kugira ngo ububanze buboneke.